amasomo n'inyigisho kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera kwa 15. Zaburi ni ya 42 41 mu dukubo, umurongo wa 2 n'uwa 3, ni ya 43 42 mu dukubo, umurongo wa 3 n'uwa 4. Ivanjili ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 24 kugera kwa 30. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Nahamani umugaba w'ingabo z'umwami wa Aramu yari umuntu wemerwa cyane na shebuja, ari umutoni we, kuko ari Uhoraho yakoresheje agaharamu gutsinda. Ariko uwo mugabo w'intwari yari umubembe. Umunsi umwe Abaramu bari bateye mu gihugu cya Isiraheli bagiye kunyaga, bahavana umwana w'umukobwa ari imbohe, bamushyira umugore wa Nahamani amugira umuja we. Abwira nyirabuja ati, yewe yaba databuja yashoboraga gusanga umuhanuzi w'i Samariya, nta kabuza yamukiza ibibembe bye. Nahamani ajya kumenyesha shebuja amagambo umukobwa waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Umwami wa Aramu aramubwira ati, genda, ndandikira umwami wa Isiraheli baruwa. Nahamani aragenda ajyana amatalenta 10 ya feza, amasikeli 6,000 ya zahabu, n'imyambaro 10 yo kujya ahindura. Ashyikiriza umwami wa Isiraheli urwandiko rwavugaga ngo, mu gihe urwandiko ruzaba rukugezeho, uzamenye ko nkoherereje umugaragu wanjye Nahamani kugira ngo umukize ibibembe arwaye. Umwami amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyambaro ye avuga ati, ese ndi Imana yica kandi igakiza, kubona uriya mugabo anyohereza umuntu ngo muvure ibibembe? Nimumenye neza kandi mubirebe, arashaka kunyendereza. Elisha umuntu w'Imana amaze kumenya ko umwami wa Isiraheli yashishimuye imyambaro ye, amutumaho agira ati, niki cyatumye ushishimura imyambaro yawe? Nyoherereza Nahamani uwo, maze azamenye ko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Nahamani yazana n'amafarasi ye n'igare rye, maze ahagarara mu muryango w'inzu ya Elisha. Elisha amutumaho umuntu wo kumubwira ngo, genda wiyuhagire muri Yorodani inshuro ndwi, uri busubirane umubiri mutaraga, maze ukiri ibibembe. Nahamani ararakara agenda avuga ati, nibwiraga ko ari busohoke akajya ahagaragara, maze akambaza izina ry'Uhoraho Imana ye, agashyira ikiganza cye aharwaye akankiza ibibembe. Ese imigezi y'i Damasi, ariyo Ebana na Paripari, ntitambutse kure amazi yose ya Isiraheli? Sinashoboraga se kwiyuhagiramo ngakira? Arahindukira agenda arakaye. Abagaragu baramusanga bamubwira bati, mubyeyi, yaba umuhanuzi yagutegetse gukora ikintu gikomeye, ntuba wagikoze? Ntanswe kukubwira ngo genda wiyuhagire urakira? Nuko Nahamani aramanuka ajya kuri Yorodani, yibira mu mazi inshuro ndwi, nk'uko yabitegetswe n'umuntu w'Imana.
umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto maze akira ibibembe. Na Hamani asubira ku muntu w'Imana, abantu be bamushagaye. Ageze yarinjira, amuhagarara imbere maze aramubwira ati, noneho menya ko nta mana iriho ku isi hose keretse muri Isiraheli. Ndakwinginze emera wakire ituro njyewe umugaragu wawe ngo tuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Roho yanjye ifite inyota y'Imana nzima, ese nzakubona ryari Mana yanjye? Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko umutima wanjye ugufitiye inyota Mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana, Imana nyir'ubuzima. Mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Roho yanjye ifite inyota y'Imana nzima, ese nzakubona ryari Mana yanjye? Wohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe, bijye binyobora inzira, maze bizangeze ku musozi wawe mutagatifu, aho ingoro yawe yubatse. Roho yanjye ifite inyota y'Imana nzima, ese nzakubona ryari Mana yanjye? Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsange Imana nkesha umunezero wose, maze uhoraho Mana yanjye ngusingize ngucurangire inanga. Roho yanjye ifite inyota y'Imana nzima, ese nzakubona ryari Mana yanjye? Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yungamo ati, ndababwira ukuri, nta muhanuzi ushimwe wabo. Ndababwira ukuri rwose, hariho abapfakazi benshi muri Isiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose. Nyamara muri bo nta n'umwe Eliya yoherejweho, uretse umupfakazi w'i Sarebuta ho mu gihugu cya Sidoni. Hari kandi n'ababembe benshi muri Isiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisha. Nyamara muri bo nta n'umwe wakijijwe uretse na Hamani w'Umusiriya. Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose barabisha. Nuko bahagurukira icyarimwe, bamusohora mu mujyi wabo, bamujyana hejuru y'imanga y'umusozi umujyi wabo wari wubatseho, bagira ngo bahamurohe. Nyamara Yezu we abanyura hagati arigendera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Yezu rero aje dusanga mu rugendo rugana Pasika ye, kugira ngo akomeze adutagatifurishe impuhwe ze. Aje rero mu ijambo rye yigaragaza nk'umukiza, ariko agakiza abamwemeye. Agakiza abamusanze, agashyikiza abamukeneye. Iryo banga rero ryo kugira ngo umuntu ajye muri abo bamushaka, abo bamukeneye, abo bemera. Mu by'ukuri umuntu yakwibaza se, ese hakorwa iki? Habura iki? Kuki bamwe bemera abandi bakanga cyangwa bagahakana? Ngira ngo Ivanjili nyine nk'uko Yezu abivuga, mu gihe cy'umuhanuzi Eliya hari ababembe benshi, nako mu gihe cy'umuhanuzi Eliya hari abashonji benshi, ariko uhoraho atubura ifunguro ry'umwe. Mu gihe cy'umuhanuzi Elisha hari ababembe benshi, ariko uhoraho akiza ibibembe umwe.
nawe w'umunyamahanga. Ese nuko ububasha bw'Uhoraho butabakizaga cyangwa butari buhari? Oya, ikibazo kiri hehe? Kunangira umutima, kutemera. Ngira ngo biragaragara no mu isomo rya mbere uburyo Nahamani yakoze urugendo rwo kwemera. Gusanga Yesu ni ugukora urugendo rwo kwemera uwo nyine ugukiza igihe ashakiye nuko ashaka. Bimwe mu bigeragezo Nahamani yatsinze kandi twe muri rusange bidutsinda, ikintu cyitwa ubwirasi, guhinyura, gupinga ibintu bijyanye no kwicisha bugufi, cyangwa se ibintu byoroheje, ibintu by'ubusabusa Yesu we yifashisha kugira ngo adukize. Nahamani we yateze amatwi imbohe, umukobwa nyine w'umuja wari umucakara. Ariko mwari muzi ko muri Isiraheli hari umuhanuzi? Ijambo ry'umucakara bararyumva. Nahamani ajya kureba sebuja. Ntabwo yarangirije aho kumva abaciye bugufi gusa, nanone igihe yikubise ngo aragiye, barongeye bamugira inama batari ko se burya kuko biragoye, wagiye ukibiramo 7 bihagutwara iki? N'umwami kandi wa Isiraheli akimara kubona ibiriya baruwa nawe yuzuye uburakari bw'ubusa, nibwo yumvise ijwi navuga ry'umugaragu wa Nyagasani Uhoraho, ariko wari uciye bugufi ye mu byerekeranye n'ubutegetsi, mu byerekeranye n'intera za politike, kuko umuhanuzi nta bubasha yabaga afite ku mitegekere, ku miyoborere ya Isiraheli. Ariko ijambo rye umwami yararyumvise. Aho ngaho rero navuga ni hari ikintu gikomeye umuntu w'umukristo agomba kumenya gutega abandi amatwi, cyane cyane abantu baciye bugufi. Roho Mutagatifu ashobora kuri we kubiboneshwa amaso y'abantu, kuko imbere ya Nyagasani muri twe twese ntawuzi umukuru wari we. Nyagasani yafashe umwana aba ari we avuga ati dore hubwo uyu niwe mukuru, ati ko basa nawe bazinjira mu ngoma y'ijuru. None rero abo bantu baciye bugufi babana nawe, hari amagambo Roho Mutagatifu ashobora kuyanyuzaho, ashobora kugukiza, agakiza n'abandi benshi. Ariko kubera wenda ubwirasi bwawe, ibyo bavuze se bariya abaturage bariya buriya yavuga ijambo rigakiza abantu. Aho ngaho rero ubwo bwirasi ni ukubwitondera cyane, kuko shitani irabukoresha. Shitani irabukoresha cyane, ikabuza ijambo rya Yesu Kristo gutambuka binyuze kuba yishakiye abantu baciye bugufi, kuko Yesu atuma uwo ashaka. Yesu ntatuma wenda bakeka ko ari bo babikwiriye, atuma abashaka gutuma. Kandi ijambo rye niba ari irye koko ntirihera. Tumenye rero gutega amatwi y'Abanyagasani atunyuzaho ubutumwa butugenewe, anyuzaho ubutumwa butugenewe, atwohereza ubutumwa abakoresheje. Hasi nshaka kuvuga bya bindi byo guhanura, kuko byo bikwiye kwitonderwa, ahubwo kugira inama mu bintu bisanzwe, ingabire y'ubujyanama. Hari abantu rero batumva ko kugisha inama hari icyo bimaze.
kubera ubwirasi bwateye mu bantu, bagafata ibyemezo bihubutse kandi baramutse bagishije inama byagirira akamaro bo ubwabo bikagirira akamaro n'abandi benshi, cyangwa bakagisha inama babibwira ko ari abantu bakomeye kandi mu by'ukuri nta iyo ngabire y'ubujyanama ntayo bafite, mu gihe hari abandi baciye bugufi roho mutagatifu yayihaye ariko bo badashaka kumva. Hari indi jambo twazirikanaho rijyanye no kurwanya ubwirasi bwacu. Uriya mwami wa Isiraheli igihe yavugaga ati ese ndi Imana yica kandi igakiza? Ndi Imana yica kandi igakiza? Iryo jambo buri wese yakwiye kurigira irye. Bityo igihe wishe ibintu kubera uburangare bwawe, kubera intege nke zawe, ukumva ko nyine udashobora gukora byose nk'umuremyi, ushobora gufata urwo ni urugero mfashe mu mirimo isanzwe yo mu rugo. Ushobora kuba uri ku meza ukabukomye ibintu biramenetse, kandi wenda watumiwe n'abantu, ugasanga nyine ubuze aho kwirwa. Kuki ako wenda ni akantu koroshye. Hari n'ibindi byinshi umuntu mbese uburyo tutihanganira kumwara, tugashaka gutunganya ibintu byose. Hari abantu barwaye indwara yo gutunganya ibintu byose, haba hari akantu kamwe gapfuye ugasanga ubwo arapfuye ararangije. Ese ndi Imana yica kandi igakiza? Ijambo nka rya rindi dukunze kenshi kuvuga umuntu abwira undi ati ntacyo uzamburana, ntacyo uzamburana. Ese uri Imana yica kandi igakiza? Ntacyo azakuburana. Ahandi nanone nukumenya gutega amatwi nyine iyo Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nturiyo wowe, menya ko ariyo mutegetsi. Yesu Kristo niwe mutegetsi n'umukiza. Uwo waba uri we wese urategekwa urategekwa. Uyu munsi wenda ntubizi, ariko igihe kizagera ubimenye. Hari umuntu ushobora kugufatira icyemezo kandi wowe udashobora guhindura. Wowe niwe mutegetsi, umutegetsi w'abategetsi. Umutegeka wacu ni umwe, umwana w'ikinege w'Imana, nk'uko tubivuga mu kwemera kwacu. Ushobora kukubwira ngo pfa ugapfa, baho ukabaho. Uwo waba uri we wese. Niba Yesu Kristo agushyizeho ibiganza ninde wagukoraho muri iyi si? Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Ngo amadayimoni ubusa, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Hahirwa abamwizera. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Bavandimwe rero twicishe bugufi, dore ko ushobora gusanga twarigize utumana. Yagize utumana. Umuntu wicaye hariya mu biro bye nyine, abinjiye areba nk'ikimbwe haze, akababaziye, akabareba n'ikizizi, azenguruka intebe. Turi iki mu by'ukuri twebwe abantu ku buryo umuntu asuzugura undi? Ibyo rero byose siniriwe mvuga ngo aho wicaye ejo hazaba hicaye undi, kuko ibyo ngibyo wowe ubwawe urabizi. None se icyo gihe gitoya ufite bya byose icyo gihe gifite aho kigarukiye ufite,
wagikoresheje uhesha Yezu Kristo ikuzo, wakira nabe urukundo ko ari we wagushyize aho ngaho. ubwo ntituvuze ibyo mu rugo koko Nyagasani Yezu gushingira urugo ubuze abawe amahoro, ubabuze kurya no kunywa, ubabuze gupfuna no kwitsamura. Ibyo mu bwiherero siniriwe mbivuga. Kubuza abantu amahoro kuba ipfa na ruguru. Watanze urugo rwawe amahoro mubyeyi. Niko mama wahaye abana amahoro, papa wahaye abana amahoro, musore wahaye abavandimwe bawe amahoro, yewe nkumi wahaye abavandimwe bawe amahoro. Niko mwana wahaye iwanyu amahoro, amahoro ya Kristo. Waretse kubuza abandi amahoro, tanga amahoro ya Yezu Kristo. Na yakiru yatanga, kira amahoro ya Kristo nawe uyatange. Habo mukorana amahoro. Cyangwa umuntu yabujije abandi amahoro mu kazi, cyangwa se mu murima ugasanga niwe utema imirima y'abandi, akurura yerekeza kubwe. Wahaye abandi amahoro, wakoze byose mu izina rya Yezu. Ese ndi Imana yica kandi gakiza? Oya. Umugani w'Abayisiraheli bati uhoraho niwe Mana, uhoraho niwe Mana. Yezu Kristo niwe mutegetsi n'umukiza rukumbi. Twebwe abakristo tukavuga gutyo. Yezu Kristo n'uhoraho. Yezu Kristo azambeshaho. Sinshoboye kwibeshaho. Ubuzima bwanjye niwe, n'indenzero kuri n'ubugingo. Yebo bwirashye rero ni ikigeragezo gikomeye, kandi cyari kigiye gutsinda Nahamani. Ati koko ayo mazi se y'ubusabusa muri Siriya ntihari amazi menshi? Kutemera utumenyetso dutoya Yezu ashaka kudukiriza ngo bagutera gatonya nk'akamazi ku gahanga rero ngo kizibyaha. Oya, ngwino tukwinike di. Dumburi amazi se niyakiza? Ko hakiza Yezu Kristo na Roho we Mutagatifu. Kabone naho cyaba igitonyanga gipfa kuba kikujugunyweho mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, wabatijwe. Na amazi se abateza? Nyagasani Yezu rero dukirisha utuntu tworoheje, ndetse nk'utuntu abana bakwita ubufindo rwose. Ako gatonyanga k'amazi kakuguyeho, ariko mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu, urabatijwe. Ikimenyetso gikiza. Ubwo ngubwo Yezu ati icara imbere y'umuntu nkubabarira ibyaha, mubwira ibyaha byawe njye ndagukiza. Mbwira umuntu ibyaha byanjye. Mana njyewe nzakwibwirira. Nzakwibwirira Mana. Nta bantu dukeneye bo tuvuga rimwe, Imana yacu ikatubabarira. Ariko ibyo bitaniye he no kwireshyeshya niyo Mana yanyura? Ariko bakwemeye mu gaca bugufi, ikabashyikirisha kiliziya, ikabakiriza muri kiliziya. Kwicara imbere y'uwo muntu nyine, wenda witumurira agatabi, dore ko mu itabi wese simvuze ngo rimunukaho data, singiye gutuka itabi ry'abandi nuko agendana agahumuro karyo. Genda wicara aho ngaho muri sangireho gatoya kuri iyo mpumuro,
ariko nyagasani Yezu muzahahurira azaba aho gukiriza ibyo byaha. Yego ndashaka kuvuga nyine intege nke z'abantu buri wese agendana, buri wese, ariko muri uwo muntu w'umunyantege nkeya, muri umuntu nawe ukeneye umwuka, nawe urimo guhumeka kugira ngo abeho, Yezu Kristo akuramburiraho ibiganza muri penitensi akagukiza ibyaha. Ndavuga imbere y'umusaseredoti. Ibyo ngibyo byanga nkandi, ubwo si ubwirasi, hari ikindi? Cyangwa se ukajyayo ntuvuge ibyaha byawe nyine urimo katakata unyura hirya wavuze icyaha cyawe uko kiri ukakirandurana n'imizi yawe washyira hariya maze Yezu akagukiza. Yesu urahima nde? Wakweretse muganga Yezu uburwayi bwawe maze akakwereka ubwiza. Yezu rero n'umukiza, tumwakire kubwo amasengesho ya Bikira Mariya adukiza ubwo bwirasi. Twinjira mu nzira yo kumvira nk'uko yumviye se kugeza gupfa agakiza abantu. Natwe twumvire kiliziya ye mu nyigisho zinyuranye, twumvire abatugira inama nzima, twirinde abashukanyi, uruhu baba bambaye rwose, imyambaro baba yambaye yose, kabone naho yabiyarituruje. Yezu Kristo twumva ijwi ryaho riri, turikurikire, niwe mutegetsi n'umukiza. Ntasingirizwe mu buzima bwacu, ntasingirizwe mu batagatifu bose, cyane cyane mu byeyi Bikira Mariya, ntasingirizwa muri kiliziya ye kandi ayiyoboresha roho we mutagatifu budahwema. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.